nimba nawe ugira ibibazo byo kumva uhora ubyimbye mu nda, rimwe na rimwe wamara kurya ugasura ukagira imisuzi, hari n'abagira imisuzi inuka, ngibi bikabangamira abantu babana. Ahangaha ngiye kukubwira imiti yagufasha, ubwire n'ubundi buryo bwagufasha ibyo bintu bigahita bishira. Nk'uko twabivuze muri video twashizeho mbere, twavuze ko ibi bintu biterwa n'impamvu nyinshi. Izi mpamvu ugikorera iyo video urazimenya, ariko izo mpamvu ni nazo zigena imiti ndaza kukubwira ahangaha yagufasha kugira ibyo bibazo bihite birangira. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, bashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe. Ahangaha gukanda kuri subscribe ni ubuntu, ntacyo bisaba. Nimba udukurikira kuri TikTok, ukanda kuri follow no kuri like no kuri favorite kugira izi video ujye uzireba buri munsi. Nuko twabivuze rero, uburyo bwa mbere ni uko twavuze ko kugira umuntu atangire abyimbye mu nda, yumve inda ibyimbye kandi ataranahaga, ikanagera aho atangira gusuragura, biterwa n'uko abantu barya nabi. Abantu barya bihuta, bakarya bavuga, hari barya bavuga kuri telefone, hari abarya bakarya vuba vuba kugira yihute asubire mu kazi cyangwa ajye mu bintu runaka. Ibyo byose rero bituma umuntu agira umwuka mwinshi mu gifu. Ibi ngibi bikaba byatuma ahaga cyangwa kumva arabyimbye mu nda, bikamubangamira. Rero ingamba za mbere wafata ni ukujya urya buhoro buhoro, kurya buhoro buhoro kugira ya maenzime ya amylase zihure n'ibyo wariye, maze wirinde aya magazi. Wirinde kurya uvuga ubumbura umunwa, kuko iyo umuntu ariye, no mu muco nyarwanda birazwi, iyo umuntu ari kurya ntabwo avuga, ntabwo ari byo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mu miti rero, nimba ugira ibyo bibazo by'amagaze, ukajya uhora wumva wabyimbiwe mu nda bikakubangamira cyane, washaka umuti bita simeticone. Umuti bita simeticone ni umuti ugufasha kugabanya ayo magaze, kugabanya iyo fermentation iba yabaye igihe umaze kurya. Ibingibi bikaba byakurinda imisuzi, bikaba byakurinda kubyimba mu nda. Icyo ni icya mbere. Ikindi ukwiye gukora rero bitari iby'imiti wenda yo muri farumasi, hari ibyo ukwiye kwikorera wowe ubwawe. Ni iki wikorera wowe ubwawe rero utarinze ujya muri farumasi? Fata buri mu gitondo ukibyuka, ako kanya ube wateguye amazi ashyushye. Aya mazi ashyushye uvangemo muri litre 2 z'amazi, amalitre 2 y'amazi washyuhije. Nimba watetse nimugoroba, nimba urayashusha muri keto mu gitondo, uvangemo indimu imwe na tangawizi 2 na tungurusumu 3. Navuze indimu imwe, tangawizi 2 na tungurusumu 3 cyangwa 5, nta kibazo. Ibi ngibi ubivange muri za litre 2 z'amazi. Ya litre 2 y'amazi rero ugenda uyanywa buhoro buhoro mu gihe cy'umunsi wose. Ibi ngibi, iyi ginger cyangwa iyi tangawizi izagufasha gukuramo ya magaze, ku buryo igihe uriye ibyo bintu byo gusuragura bitabishira. Nimba wabishobora, nimba wabibona, washaka n'icyatsi cyangwa ikibabi cya mente. Mente abantu benshi ntabwo bayizi, ariko wayibona ahangaha. Mente nicyo kibabi cya mente. Iyo mente rero nayo ushobora kuyivanga, ugafata ibibabi 2 bya mente ukayivanga muri ayo mazi, maze ukanywa ayo mazi. Izo ginger ni ukuzisya, ntabwo ari gufata cya kijinja uko kingana, cyangwa ya tangawizi ni ukuyisya maze ukayishyiramo. Wayishyiramo ugashyiramo umutobe w'indimu wakamuriyemo, tungurusumu zo ni ukuzisya. Ariko ayo mazi ntabwo bagomba kuba ari amazi atwika, kuko muri tungurusumu habamo ibinyabutabire byicwa n'ubushyuhe bwinshi. Rero iyo ubishyize mu mazi atwika, izo tungurusumu zishobora gupfa ubusa, bikaba ntacyo byakumariye.
so ibi ni ibyo wakwikorera iwawe mu rugo. Ni iki kindi rero wakora? Ikindi wakora ni ugushaka amaprobiotique. Amaprobiotique nk'uko nabivuze kenshi, probiotique ni amamikrobe asa nk'amamikrobe tugira mu mara yacu adufasha kwica izindi ndwara. Usibye ako kazi izo mamikrobe zikora cyangwa izo microbiote zikora, ibindi zikora nuko bifasha mu igogora. Bifasha mu igogora ku buryo niba hari ibiryo biremereye cyangwa binaniza igifu n'amara, izo mikrobe ziri mu gifu cyangwa ziri mu mara zigufasha gukora igogora kugira ibyo bintu bigende neza. Rero iyo ufite icyo bita dysbiose, ni ukuvuga ufite izo mikrobe nkeya mu mara yawe, ibingibi bishobora gutuma nanone ugira bya bibazo byo kurya, wamara kurya ukabyimba inda, ukahora usuragura, kenshi ukajya ugira n'imisozi inuka cyane, ukajya ubangamira bagenzi bawe, ariko nawe byo bikagutera ipfunwe, bikagutera isoni, bikanakubangamira ubuzima. Rero watangira kurya amaprobiotique cyangwa ukarya amaprebiotique. Probiotique na prebiotique bitandukanye. Probiotique uzibona muri yogurt cyangwa yaourt, nibwo ushobora kubona probiotique. Igihe ugiye kugura iyi yogurt rero ukwiye kureba yogurt banditse ko iri pasteurized cyangwa iri pasteurisée. Iyi yogurt iri pasteurisée ibamo utwo tumikrobe dushobora kuza kunganira mikrobe uba ufite mu mara yawe. Ibingibi bikaba byagufasha kwirinda ibyo bintu byo gusuragura, kubura wumva inda yawe ibyimbye, kandi uzi ko abantu bazi ko uri umuntu uri smart. Ayo ni amaprobiotique. Amaprebiotique, iyo bavuze prebiotique, ni ibintu bigaburira za mikrobe zawe ziri mu mara yawe kugira izo mikrobe zikure neza. Ibigaburira ayo mamikrobe cyangwa izo microbiote ziri mu mara yawe ni amafibre. Ni ibiryo birimo amafibre cyangwa fibers. Ibiryo birimo fibers nyinshi rero ni imbuto, ni imboga cyane cyane imboga rwatsi, amashu, epinard, dodo, n'izindi mboga, isombe n'ibindi. Ibyo byose biba birimo ayo fibers cyangwa amafibre agaburira ya mamikrobe, yagaburira ayo mamikrobe agakura, akidevelopa, akaba menshi. Ibingi ayo nyine akagukiza ibyo bibazo byo guhora usuragura, byo guhora wumva ubangamiwe, inda yawe ihora ibyimbye kandi ari gaze, ari imisozi yuzuyemo. Ikindi rero ukwiye gukora ni ugukora siporo. Gukora siporo ntabwo ari ukwirukaho ukamara agakabutura ngo wiruke mu muhanda gusa, nabyo ni byiza cyane, nibyo byagufasha, ariko abantu bose siko babishoboye, abantu bose siko babona umwanya. Hari abantu bazindukira mu kazi bagataha batinze, hari abantu baba bafite indwara runaka bigatuma batabasha gukora izo siporo. Wowe icyo wakora rero ni ukujya ukora byibuze buri masaha abiri, aho waba uri hose, waba uri mu modoka, waba uri mu kazi, waba uri he, menya yuko buri masaha abiri ukwiye guhaguruka, ukinanura, ukananura amaguru, ukamara byibuze nk'iminota 5 uri kwinanura, uri gukora movement. Ibi bizafasha amara yawe gukora peristaltisme, gukora za movement zo gusunika ibintu biri gusohoka, bigufashe kwirinda kugira ibyo bibazo byo gusuragura, kubyimba mu nda n'ibiki. Nk'uko twabivuze muri video, twavuze impamvu umuntu ashobora kugira ibyo bibazo byo gusuragura. Twavuze ko umuntu ashobora kurwara Helicobacter pylori cyangwa akarwara amibe, akarwara n'izindi ndwara. Iyo ubu buryo bwose nakubwiye wabukoresheje bukanga, biba byiza kujya kwa muganga, ukaza tukagufatira ibipimo, tukareba impamvu, tukareba nimba ari amibe, tukaguha imiti, tukareba nimba ari iyo Helicobacter pylori ufite, tukaguha imiti, ugakira, maze ibintu byo guhora ubangamiye sosiyete bigahita bishira burundu. Tukaba tugushimiye kuba wadukurikiye, twongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe, ahangaha kuri like, kuri follow, kandi nawe utaha. Bye bye.